ngo uyu mukecuru witwaga Nyagakecuru kuri batizo rya Benginzage ngo yarindwaga n'inzoka nini akaba igishega buruhagwa cy'ubungwe cyahanganye n'u Rwanda ingoma zihunga mu kinyejana cya 16 u Rwanda rutwawe n'icyotare cy'umunyiginya Ruganzu wa kabiri Ndoli mwene Ndahiro Cyamatare wa Rwimanya karutwara karugwamo hagana mu mwaka w'1510. none mu bwami bwa Red Bull tugiye kurebera hamwe amateka y'umugore w'igishega Nyagakecuru Benginzage wari warahahamuye abami b'u Rwanda ubwo yaratwaye igihugu cy'ubungwe ariho biti butariho ubu ngubu. Ngewe rero ndakwinginze nyita Red Bull, ndacyari umwami wa Red Bull, ndi nyirikirenga umuheto wanjye nirukombo umisha nka mutikura batinda umuhondoro w'amateka. Nagabuye nyirumuringa nyirasana n'umushinya musheshe yihaye ko nganza mvumbukana ikinyarwanda mwibutsa ko navuka mu bagiye basomeza amatikiri b'injenje yakurira bashumba bacyuza mutakambwa batubona umuhongusha. Ndi nyiri ibigango byamuvugira ikobera ubusare busoye umutindi nagabiro aho gihanga yamburiwe iminyago gatura imijya rusuzuma ukiza amaganya w'icyeza byamutikora ibyo byamushakamba gutura inkambira ubuvubyi bwa mugarura simvuka igitore data yakoye wungwe mvukira i Rwanda ndi umuhungu w'abanyarwanda ikindi nkaba umwami wa Red Bull. Rero ngo uyu Nyagakecuru yari umugore w'umugome watwaye ubungwe ahagana mu kinyejana cya 16 u Rwanda ruhatswe na Ruganzu wa kabiri Ndoli ku ngoma nyiginya y'u Rwanda. Uyu ngo usibye kuba yarindwanye igishegabo cy'umugore karahabutaka ngo yari n'umurozi kabombo warindwaga n'inzoka nini y'umugogo ku bikingi neza utaragera mu rugo ahangaha kwa Nyagakecuru. Iki gihe rero uyu muhinzakazi witwaga Benginzage wari ukomeye cyane ariwe bitaga Nyagakecuru Mukasamukende yaratuye mu gasongero k'ibisi bya Huye, akaba yari yaratwaye ubwami bwa Benengwe mu gihugu cy'ubungwe cyari gikomeye cyane kuko cyagiraga no ku Burundi. Ahangaha ngo Nyagakecuru yari yarigometse ku Rwanda ku buryo ngo aho abandi batangaga amaturo kwa Ruganzu we yari yaramurahiye nabi ko nta n'urwabya uru rwabya ruzigera ruva ibungwe rujya mu Rwanda. ngo uyu mugore yari icyago, ngo yari ishyano pe, ngo uyu mugore yari mubi ku rwego rw'uko yigeze gukubita inshuro ingabo za Cyamatare se wa Ndahiro bakarwana umuhenerezo mpaka zineshejwe ikibuno imbagara hagasigara bo kuvuga inkuru. ngo Cyamatare bimuyobeye rero amaze gutanga ubwami bwagumye mu banyiginya Ruganzu Ndoli nk'igikomangoma cyari ku ruhembe rw'umuheto asigarana ingoma ku murage w'uko agomba kuzahirika ingoma y'Abenengwe yari mu biganza bya Nyagakecuru Benginzage. ngo ahangaha ni kwa kundi umubyeyi yaragaga umwana urubanza rwamunaniye. rero ngo nk'umwami wese uyu Ndoli ngo agishyikira ubwami ngo yagerageje kohereza udutero shuma kwa Nyagakecuru ariko ingabo ze zigakubitwa inshuro zigasubira inyuma Nyagakecuru agasigarana iminyago. uyu nguyu ngo yaba ari we mwami w'umugore wazonze u Rwanda mu mateka kuva Gihanga yarucora akarurema akarwimana akarurasanira mpaka amagingo ku gisekuru cya Musinga cyarugabye. ngo Ruganzu wa kabiri Ndoli rero ngo akimara kubona ko bigoye kuzatera Nyagakecuru ku ngufu z'intambara y'intete ngo yakoranyije abapfumu n'abakonikoni b'ibwami ababwira ko bagomba kumuhindagu n'intsinzi yo kuzabirandura ingoma Mangabe Nyamibande y'Ibungwe no kubwiyomekaho bwose akica Nyagakecuru ku isezerano rya se Cyamatare. ahangaha rero ngo umunsi Imana y'u Rwanda nyir'umuringa yarasetse. aha Ruganzu yagize icyizere cy'ibaruka ry'inzuzi z'inyabwisha zagwaga intambike zibarukira igiharwe Nyabutatu byasuraga guhirima kw'ingoma ngwe ihembe rikavugira ijuru neza hafi n'inzu Nyagakecuru yabagamo. Nyagakecuru yo yari afite urugo rw'inzitane hejuru mu bisi bya Huye. ahangaha ngo rwari rukikijwe n'amatovu menshi ariko hakaba ngo n'inzoka y'inkazi yabaga mu bikingi by'amarembo. ahangaha ngo niyo wari kumeze ute ntawapfaga kuharenga. ku nama z'abapfumu rero ngo Ruganzu yemeye kwishweza ngo yigira inshuti kuri Nyagakecuru ku kigero cy'uko yamushukishije kumugabira ihene nyinshi ku nkike y'intomo z'abapfumu b'i Rwanda
zihageze zirya ya matovu yari akikije urugo rwe, zirabirya zirabirarika. Ahangaha ngo zabiciyemo ibyanzu nk'intumo, nayo ya nzoka ibonye isigaye ku gasi ivamo irahunga irigendera. Ahangaha rero ngo bikimara kuba, ingabo za Ruganzu zari ibisumizi ngo ntizanategereje, ngo zaje gutegura ibitero bigamije guhitana uwo muhinzakazi Nyagakecuru. Ngo birazorohera kuko ngo zaciye muri bya byanzu byaciwe na za hene ku ntumo y'abapfumu yari ivuye i Rwanda. Izi ngabo ngo zihingukira neza kuri Nyagakecuru, ziramwica ziramurarika. Ahangaha ngo hari hagati y'umwaka w'igihumbi kimwe 1510 n'umwaka w'igihumbi kimwe 1543. Aha kandi ngo hari ku kagoyi ka Rubuga wari warazunguye Samukende, nibwo Ruganzu wa kabiri Ndoli mwene Ndahiro wa kabiri Cyamatare yigaruye aka gahugu k'Ibungwe. Nyagakecuru na Rubuga wa Samukende baguye muri iki gitero, ndetse n'ingoma Ngabe Nyamibande ijyanwe ibwami kwa Ndoli. Benshi bavuga ko iyo Ndoli ataza guha icyubahiro Imana z'u Rwanda ngo yemera yoravunyisha bukuru, atari kuzashobora guhirika ingoma Ngabe Nyamibande ya Nyagakecuru. Ahangaha ngo byamusabye ubwenge kuko ku ntambara ho ngo ntabwo ari gukora ku mparabanyi zatozwaga n'intore mu kumasha no kuzibukira witwaga Mba. Uyu Mba nawe rero ngo yaje kugwa muri iki gitero cyo kubirindura ingoma ngwe ya Benginzage. Birangira uyu Mba ingabo z'ibisumizi nawe zimukubise inshuro, ariho havuye insigamigani ngo habe na Mba. Kuri ubu iyo uri mu bushorishori bw'ibisi bya Huye, ubona itaba ryari ryubatseho amazu ya Nyagakecuru, ubona kandi ibisigisigi by'ibimera byerekana ko hahoze hatuwe birimo amatovu make n'utundi twatsi dukunze kumera ahantu hahoze ifumbire y'urugo. Ubona kandi ikizenga gito kiretsemo amazi kandi kitajya gikama niyo byagenda gute. Rwagati ku musozi ubona agace kitwa kuko abakobwa. Aha ngo abakobwa niho bahuriraga kera bavuye guca imyeyo no gutashya inkwi, bakahaganirira amabanga y'abakobwa. Ahangaha ngo hagaragara agataba bakundaga kwicaraho kuri ubu ngubu, kandi itaba ryari ryubatseho amazu ya Nyagakecuru n'ubu ubonamo imyobo yerekana koko hashobora kuba hari urugo. Ngayo nguko. Niba urangije ino video, nyandikira igitekerezo muri komenti. Ni ukuri kandi ndakubwiye ngo Imana ikumpera amahoro n'amafaranga. Ahasigaye rero njyewe nitwa Red Blue, ndi umwami w'abami wa Red Blue, nyoboye ubwami bwa Red Blue. Ndabakunda cyane, Imana ikomeze ibampera amahoro n'amafaranga.